Ugeze mu zabukuru hariya Peter maze kugira imyaka ingaho ubu ngubu 52 ubwo wavutse ryari Mana utanyure aho utanyawumve ubwo wavutse mu 1990 akimwe era kimwe 1991 umwaka 2025 ugizwe n'imibare ingahe Mibare 27 imibare 27 sekonde biyo nko kuri bukunanire Peter ni kujya mani kwirya kabisa yabarugereje abanivanyanigeje kare kujya hanga akaba harashize pe amafiriti se kubanza kuyarya kuyarya mani urayirya imare iki iyo ngiyo isigaye kada ya kare irakunaniye ashobora ngabone bashoboye barye yarangiye yonyine n'agafiriti irakunaniye se nyine irasubirayo irasubirayo abana n'ibintu birashoboka n'ibintu birashoboka oya uzayizana azayizana iyi viziyo ni originali yakidudu yarapfuye ntabwo gakiriho niko yapfuye yishwe n'abamwanga nawe urabizi ko rakadudu yishwe n'abantu bamwanga gusa noheli ntituyiriye ayiriye urayiriye rwose zebiti naryohewe reka ntuzane ka kantu kawe ko gusomeza se oya hwetse mbe ndetse noneho bakazanye azanye dutoya noneho biriya binini bya biri kukubangamira n'uyu n'ushiri wawe tekiyo bafite nimero ureke we bya bintu byawe uzagenda kumureba usanga wenda ntiyakoze kariya kantu kawe ko kujya kureba sheri ku kazi nk'ubu ngubu iyo ujyana nimero we tuba twamuhamagara nawe akaza akarya kuri ino nkoko nimero yaravuyeho rero nimero yavuyeho ntayagira se nsa ntimwabuze urusenda ko hano ruhari Peter mwamubonye Peter aha bimeze bite se naryoshye inkoko wambaza agasinga iyo yaje reka nanjye bankarabye nze tuvovore agakoko sibyo dore ngaya amafiriti bimeze bite egera hano egera hano hino nyine dutere kamera neza kugira ngo aho ngaho ni sawa Peter bimeze neza biraryoshye ni sawa biraryoshye inkoko urayibona ute muri hangara w'abanyarwandakazi ahangaha hari abantu nyine tutagomba gushyiramo abantu tutagomba gushyiramo ari abandi bashiti bacu turi kumwe harimo na kameramani uri kudufatira amashusho urakumva tutagomba gushyiramo niyo mpamvu muri kubona twasetinze ku buryo nyine hagaragaramo Peter nanjye sibyo Peter yego inkoko imeze gute aryoshye cyane yego ntibajya bakora ciyazi ku nkoko aho dukore ciyazi ayibonye imeze neza ino nkoko ni n'akanyarwanda kameze neza kararyoshye sibyo se waheruka kurya inkoko ryari Niko kuri Mabura. Niko kuri Mabura. Nibwo uheruka kurya inkoko?
niyo mpamvu bambwiraga ngo ushaka inkoko cyane mwese uko icyo bamwe ntabwo ushaka ifi ifi iba yoroshye ntabwo ikomeye kandi wowe ushaka ibikomeye yego wowe ushaka ibikomeye ikomeye biragora nibyo nawe rero uyirye neza kabisa uyivovore wumve ko uriye sibyo yego uyirye rwose wumve ko uriye kabisa sibyo enjoy abashuti bacu turi kumwe bemerewe kuba bavuga nta kibazo kuvuga aho bavuga ese amafiriti ntabwo yarya yarya na bino bintu ngo byitwa bino bintu byitwa gute ibi ngibi bino ibi ngibi ako bazina anako no bagira inkoko nziza sibyo ndabeshye yabantu nkandi twagiye cyagiye zana nazo zari sawa ariko do yaratinze niwe watinze ndabeshye umunsi nahagereye umunsi nahagereye umunsi wahagera igihe rwose yagerageje kuhagerera mu minota 25 ariko yavuyemo 40 turagenda bavuye n'utwaye n'umukino Peter habe hari umuntu wambwiye ngo ukubera ukuntu ngo azi ukunda Reyo ngo arashaka kuzakugurira jezi ya Reyo afara cyane ntarabibonye nawe ntarabibonye ngo arashaka kuzakugurira jezi ya Reyo harya babahanzi wari kumva mu kanya indirimbo ngo ukunda nizi wa muhanzi wari kumva uririmba rege harya ngo yitwa nde uramwibagiwe dima imbaraga y'Imana imba yinde aho ndi cyagiye mu kanya ari kumva kuri radio unyenyebusha ni nakona eganje mari gusazereka mukoje mundenganya ntaze gusaza yitwa Lucky Dube Lucky yarapfuye ntabwo gakiriho niko yapfuye niko yapfuye yishwe n'abamwanga nawe urabizi ko Lucky Dube yishwe n'abantu bamwanga siko amakuru uburyo uyafite bayafite bano bantu mukotsa baha amanota angahe ku 10 baha amanota angahe ku 10 ari guteka arabizi irakomeye cyane yoroshye yivovore gusa noheli ntituyiriye iriye turayiriye rwose irariwe iriwe utari yakura nuvuga ngo ubundi noheli buriya noheli abantu bayizihiza n'abantu bo mu cyaro ndabegeze uzi ko mu cyaro hari umuntu waguze umwenda mu kwa gatandatu ugiye kuwambara ejo ndi kuri noheli simubizi se sibyo Peter mu cyaro umuntu agura
umuntu agura umwenda mu kwa karindwi azawambara mu kwa 12 kuri 25 kuri Noheli. kuri Noheli gusa. Koza byo no kuri da ko bara bana babitsi bino bazambara kuri Noheli. Mr. Imyenda yo gukosha yakoraga beneri kuri 40. Mu isoko nta n'abakiriya bakibona. Mu isoko Abazunguzayi babandi bakora bagenda ubuzi ngo wambwira kujya mu isoko se biragoye. Sera kantu kwitariye cyangwa mu ntuza mu mashopu asanzwe baba bari gukorera mu ntuza tomate. Nuko umuntu ari gutambuka akabona akantu ni keza kuri ako muhanda gutya ugahita ukagura. Utari kuvuga Peter bimeze bite? Naryohewe reka. Ntuzane ka kantu kayo kugusomeza se Oya hwetse. mbe ndetse noneho bakazanye azanye dutoya noneho biriya binini bya biri kukubangamira. No nkuko ninda nini Ubu nirishaki. Ishaki. Yahise abimenya. Amuze uzikushaje huko. Ishaki Uzikushaje usimenya ko ari isake. Ishaki ni akaguru kanini. Kandi ako ni kanini. Ntabwo biba byoroshye ariko ko karimbo suri kumva Peter. Yego. Kitwa gute? Kitwa Jugumira. Ko karimbo bakita Jugumira. Yego. Kai mu mata isawa se? Kai mu mata isawa? Kane. Kameze neza. Abantu mwe hano badutekeye inkoko iraryoshye imeze neza ariko ifite akaguru wagira ngo nakihene. Nigufa ryayo rirakomeye. Ayo ni ry'inka. Ayo ni ukukugurira udukino nzagura Peter. Ndashaka kuzakukugurira. Nuza ajya cyita ikidari. Kendi. Ntabwo agishobora. Agishobora. Tugomba kuzaya kurya ikidari. Byari. Nzakubwira umunsi tuzajya. Ikihene. Uruhande rwose. Murase nzagusiga. Zajyana. Mwabakunze se? Cyane. Abantu beza cyane. Abana beza. Barakundana. Ngeshere wanjye afite nimero ye. Ntabwo njyaga kumureba ku kazi. Nguyu. Nashire wawe. Tekriyo. Wafite nimero. Ureka we bya bintu byawe. Uzagenda kumureba usanga wenda ntiyakoze. Karakantu kagumya kureba shere ku kazi. Nk'ubu bijyana nimero yo twamuhamagana wakaza akarya kuri no nkoko. Uyu nimero yavuyeho rero. Nimero yavuyeho? Ntayagira se. Se ntimwabuze urusenda ra ko hano ruhari.
niko Peter uriya musheri wawe buriya ugira nimero yiwe ntituba tumuhamagaye akaza akarya kuri izi nkoko ureba ari nyinshi arihombeye rero arihombeye hajya ngo yitwa ngo yitwa nde Anje ariko ngo Peter ubwo si wawundi ukora hahandi twagiye cyagiye harya hepfo y'ahandi mutuye hamwe twakoreye cya kiganiro ubushize kwa fande ntabwo ari ntabwo ari we Buyahunde Buyahunde ariko nyese muherukana kubonana ryari bunane uriya musheri wawe muheruka kubonana ryari duhamagara ingizi ahangaha nderukana umuntu uhagaze hari igitego ejo bundi musibejo wagiye kumureba hirya zose ajya gutamo akakugurira nk'akantu k'akabyeri nyine yehebwe anamo ese wazamugiza umugore kumva ari umwana mwiza iby'umugore hoya ukagenda kubwira ati wabyumvishe ntabwo ushobora kwemera kumugira umugore reka uzajya uramubaza ngo urataha ryari watashye wasinze Peter urasekeje pe ntushaka umugore ugutegeka zamubwe ntazo yagutegeka agura ibirayi byari niko ntiwamubwira ntazo yagutegeka ikigaragara Peter ashobora gukunda ibirayi azari mwiza nyuma agahinduka nkabo ari igihe atahinduka wabyuka yuko atahinduka abwirwa n'iki none wabyizera icyizere kiraza amasinde ngo iki icyizere kiraza amasinde ntabwo Peter ko warakaye ubu ntabwo ushaka kwizera ko wazana umugore akakubera mwiza uhora wumva yuko azakubera mubi none oya humura guteganya ibintu bibiri guteganya ibintu bibiri none se kuki ukonfirima kuki uteganya ibintu bibiri ugakonfirima kimwe nyine ukemeza kimwe wowe wemeza yuko umugore wazana urumva wazana ngo yakubera mubi yego kandi hari abandi baba bameze neza nyine wabigirwa n'iki habyizera wakurira mu cyizere nagera cyiyere ngira nta cyizere ugira siko ndebe iyo nkoko uri bukunanire Peter ndi kurya mani kwirya kabisa yabarugereje banivanyanigeje kare kujya ahangaha akaba harashize pe amafiriti se kubanza kuyarya kuyarya mani abagenda Peter ndakwemera ndakwemera reka turemerana Peter akira agasenda uzi kurya agasenda sibyo so agashobora no kuntu gakomeye arashobora akakomeye yavuze ngo turoroshe ashaka ibintu bikomeye abayishakira agakoko rega
Petero ubundi abashaka nyine niba ari agakoko afata itako arifata abona ararifashe Mm. nishaka riba ryo ryonyine ahita yigendera Yego. ayo ibintu byo kuma agenda arwana n'amahwa rero ntabwo yabishobora mwita Petero mayoneze narayibye ndarya yonyine se nafashe ibirayi bitogosheje wishyiraho nshyiramo ndavanga ndakonjesha icyo gihe nahise nyivaho ariko ubu nayisubiyeho koko ni kasha ndakurahiye koko rwanda abantu baba bazi gukata baba bazi gukata ngaba nabo ni nini pe ntacyo tubashinze ese bazi nabo nohe nitwe ntitwiriye Ati ingeri ishaki. kaka benzo bazi kaka akabenzo ari cyari cyasinze uzi uko muvugana ibintu uzi ngo muri seriye ikintu njya nibuka ni umuntu uba ufitiye amafaranga kamesaje wakumvise kamesaje wakumvise Karaje. tubonye ko abantu bakuremeye mu kanya kuri ya live dukoze Nakomere bohereze. komeze bohereze komeze bohereze kabisa ubu hano hantu hagakwiye kumera ibyatsi abantu bicara ibyatsi bimeze gutya oya hano ni mu gishanga bigomba kumera hano hasi iri mu gishanga ibi ngibi biba bitemye byasiba ngo babiteme buri gihe kandi aho abantu bakora kutisha bigira arega hari abantu baba bakunda ibyatsi oya bino byatsi biri hano impamvu ubona hano hantu hameze nko mu gihuru niyo mpamvu ubona hano hantu ukuntu abantu bahakunda cyane ijoro ry'ahangaha rero banyarwanda nyarwandakazi turi kuvuga nta hantu twagiye nyine ni ahantu hari jaride nyinshi ibintu by'ibiti birebire noneho ureba ano matara bayakubiyemo nayo ano matara yo mu bino biti bayasutse none se ubu ahandi hari ubusitani hari hano hakurya cyangwa hano haruguru heza heza byaganje reka reka uzi ko iyo tutaza hano twari kuba duhombye koko wari winjiramo reka reka ari graduation ya sister niyo yabereye ni heza kujyana inshuro nk'itanu reka reka utavuze se ngo abe ariho turi iyo wambwiraga nkagira ngo niho turi ntabwo mpazo ntabwo ndahari uri kuvuga ari hepfo kuri karaponde kuri karaponde ni heza cyane gusa ujyana yitwa karafone numva ko ni heza sindinjiramo ariko numva nyine abantu baba bati hararenze ubutaha bafite na pisine sibyo ntabwo ari ni ikiyaga pisine ni ahantu ho nka gutya bari kwitwara no mu gikoni ho bayikwereka n'inzira bakayikora mu mazi bakayikuramo bakayiroba hari icyuzi numva bari kubivuga ntabwo ndinjiramo nari nzi ngo niyo mpamvu nakubazaga ngo turambuke ikiraro ubwo bahita karafone ariko abantu bo ntacyo twabashinze Twagiyeyo. tutagiyeyo Yewe hantu kuvuga. tujyayo ntabwo pizza tujyeho ryari Ntabwo ari bari kurya. tuzasubirayo tumara kurya ushaka kujya kuhatemberera gusa Ndakareba. ikintu genda ni ibiryo bya ariko inzoga ni ibisanzwe aho ni sana
kubirya ntabwo bihenda ubundi ahantu hose ibiciro by'inaha no mu mujyi biba biri kungana numva bari kubivuga reka njye ntabwo njyayo ahubwo hano ikintu kimwe nabonye ni uko inkoko yaho ntabwo ihenze barishyuza inkoko zirabizi aryoshye gira hino gira hino ugaruke muri frame neza jyamo neza fatiraho nawe rijya nayambaye ukumva no gufunga amazi nayikira ajya amazi aba inka nziza pe ugomba kuyivovora mpaka hasi nkubeshye bano bavandimwe kabisa cyakora ubu ngewe inkomye ndemera tu amwita Petero akira papa wanjye rwose akira nguhe wirire Putain dusigaje kurya ifi kugira ngo nayo banza mvuko ntibimeze sibyo yego cyangwa ntabwo ukunda ifi nk'uko wabimbwiye mu kanya ntabwo ukunda amafi ikunda nayo bayizane se nayo bayizane urabasha bayambwiye nayo bayizane Peter utambwira bazane n'agafi ariko njyewe ndaba amazi mwebwe bararyo gatoya mwahaza mwebwe mwatake natwe turahaza ariko twahaza urabona niyo yatunaniye urabona ni inkoko itatunaniye abantu muri kureba kino kiganiro mushonje mwihangane rwose urumva uvuga ngo ikiganiro hano tugikoze ku cyumweru uyu munsi gishaka nko kuzajyaho nko ku wa gatatu ubwo rero iki kiganiro ushobora kukireba waba uraye wihangane rwose natwe Uwiteka yagize neza turashima Imana ariko turasaba yuko nawe Imana yakugira neza we waburaye ukagira icyo ubona cyo kurya abantu mwese yakihangana yakihangana rata sibyo rata agomba kwihangana ko nawe ujya wihangana nanjye yo burayi nanjye ndihangana kabisa mba za nyoni za hano zibonye amasamake mu mazi muri mukungwa hari muri uruzi mukungwa se ngiye nimanukamo gutya hano hari udusimba iyo migano niyikikije burya ituruka hehe ko nane kati umuntu yagenda agahura na Nyabarongo arahe umuntu yagwamo atabizi kandi twa turi gupakira hepfo yaho naho bihurira na Nyabarongo
Inka yanjye. Hano turi ngo yitwa kuri Mukungwa Peter. Ni ubwa mbere uhageze? Ntibaje. Ruhazi? Peter yawe rero. Nijoro ari kuvuga neza ko hari igezi. Wahaje uzanye nande? Nyine numvaga nyine. Avuga mukundwa. Mukundwa nyine. Uko ari nanga. yarazi izina Mukungwa. Ngata wa mukobwa ari hehera. Ko ndi kuma nshaka amazi yo kunywa. Nta bintu bikunda kumba. Ahubwo ubundi yayo si amazi ra. Mwihore ntaribe mwihore. Ibintu bitagutomera. Ibi bintu ariko Peter wari wanywa rikeri? Rikeri? Bazanda bose bagiye kuzikata uri kugorana ntabwo uri kubaka amashini arare kuba ari kubikata. Menye pasiparumu ari guconga. Eko wari wanywa rikeri? Yanyweye. Nkihe wanyweye? Nege nyine umva nyine murabihe nabi nyine. Ugashamo okeya. Ibyo bajya bita ibyuma urabizi se? Ndabizi. Ibyo ubinywaho se? Gakeya ko urabona naho cyose. Gakeya. Unywaho agace? Gakeya raranywa kara kandi gatoya. Ubona gacoti. Agacoti? Ko asamaho. Ako ziriya nzoga zirica ntukajya ukunda kuzinywa? Niba kumva mu nda wugaye nyine ugashamaho. Yo mu nda hagugaye? Erega ugeze mu zabukuru. Hariya Peter maze kugira imyaka ingahe ubu ngubu? 52. 52? Ubwo wavutse ryari? Nawe utanyawumve. Ubwo wavutse mu 1900 ingahe? Kimwe. Era kimwe. 1901? Ago Peter. Ago Peter wajya mbabarira. Ngo wavutse ryari? Wavuze ngo mu gihumbi. Umva nshaka amazi yo kunywa. Muzanira amato ntari. Amanini agura ngahe? Amatoya? Zanira manini. Urumva? Niko Peter. Ngo wavutse ngo wavuze mu 1901? Mu 1901. Ese Peter umwaka wa 2025 ugizwe n'imibare ingahe? Imibare? 2025 igizwe n'imibare ingahe? Mbwira. Mbwira abanyarwanda Peter. Umwaka wa 2025 ugizwe n'imibare ingahe? Imibare 27. Imibare? 27. 27? Umwaka wa 2025 ugizwe n'imibare 27? Ariko Peter mane bavuga ngo wandike 2025 wakandika ari imibare 27? Ariko Peter ubwo ntuburiye koko? Niko haya mbabari umbwire
ubwo ntuntuburiye amwita Peter Abantu bamena imyanda. ko ndeba utangira hirya imare iki iki iyo ngiyo isigaye kada Eh? reka reka irakunaniye abasore nkabona abasore barye yanjye ngiye yonyine n'agafiriti irakunaniye se nyine irasubirayo irasubirayo cyangwa abana babayirya cyangwa kandi tugiye kuyirya ntacyo bari mu hikibi nta kibazo oya bano bantu baradukomye urabeshya ubu ntabwo ubu ngubu ngomba kuva hano nguhaye Peter uyu mukobwa ni mwiza ugomba kuva hano ugomba kuva hano aguhaye nimero yiwe ukajya umuhamagara buri mugoroba yego yego nibyo urabona afite akazi kandi we ntabwo azagukubita avuze ngo utinya ngo kuzana umugore ngo batazagukubita turanyobora ntabwo ushaka umugore ukuyobora Ntabwo nzakuyobora afite n'itwarire. bakitwara ruriya Sinopara bizingira umutima mwiza. ruriya aritonda gusa nta n'amahane agira ufite dushe ufite inzu Mfite inzu. Nzagura ikibanza nyubaka. nta kibazo urabyemewe wemeye kumutwara ubyemeye kandi ari kumwe na ariko Peter wabaye ubu mushimusa sheri we hariya akabiba kandi nkwemere kandi cyangwa ushaka kuvuga ngo abyoye kuvuga ngo dore ngo ari bya biri ngo nababwiraga kare yakabyihoye itwara ruriya rero udafite sheri reka ntihanagure oya buretse banza urye iyo nkoko oya oya banza urye n'izo firiti banza urye izo firiti basi sibyo ushaka kurya ugahaga kanze mupfundurire mupfundurire aka ngaka abanza asomeze niko ko Peter we itwarire rero udafite sheri itwarire rero udafite sheri yabyanze uyu yabyanze kandi yabyemeye yabyanze maze wumve mubaze yumve baremere ntabwo uri bwemere Peter Ese uzajya umuterekera. oya Wimuvugira. erega ni papa wanjye urumva abarya bafite isoni Ese ari tunakundana azajya azikira. oya nimumara gukundana nta kibazo azajya ibindi abyimenyera Peter ari kuvuga ngo bimwibwire ko wamukunze ngo bimwibwirire ntamukunzi Uri tayari ko turujyamo. bivugaho iki weho wivugaho iki wowe iki jamaye nkaziza ari kwa munsi amaye Peter sibwo nkuboneshe none sizabona ryari nzabona na ryari Ese kuri kubaza nimba barubatse. Utabaye nimba afite inzu tuzabona. nyine niba birashoboka n'ibindi birashoboka Ufite inzu. oya uzayizana azayizana Wowe uzazana inzu. Iyi viziyo ni originali. barayizana cyangwa bayisanga he none se Peter umubwije ukuri urumva umubwije ukuri iyo nzu umugore uzayizana urumva banze ndebe ntuza kwiriwe urumva uwo mugore uzazana inzu koko ayayayaya yewe ga Peter wanjye rwose
cyahita cy'amapera kiri hariya ntabwo gaheruka kwera. Arabye. So guys, rero bantu bacu Peter twamuguriye inkoko none yamunaniye kandi yanyumvisha ukuntu ari bwirye wenyine none iramunaniye